noneho mu gihe ndi gusenga mpita mbona umuntu isura ye iraje imbere yanjye kandi simuzi hangije ndamusengera Imana inyereka ibye nyuma yo nza kumuhamagara n'uganti rero ku buzima bwawe byari bimeze gutya na gutya si ngombwa ko mbirondora byose ngo mbivugira ngawe yarabyiyumviye ahubwo byari bimeze gutya na gutya none Imana yo mwijuru yambwiye kwikuyikorerwa iki kintu gutya na gutya imbwiye kwigutabaye kwikurangije ikibazo gutya ubwo tuvuga navuga ati Imana ishimwe nanjye ibyo ndi gusengera nibyo ngibyo noneho nyuma yaho mpita mbona n'ubundi nimero nayo yanshatse nawe ndayisengera mu buryo nkuko nasenze bwa mbere noneho nawe Imana yamwijije imbwira ngo mubwire ngo vuba byihuse vuba byihuse tumuhamagara nta namba mfite kuri telefone ese nyagura ako kanya mpita muhamagara kuko Imana ivuze ndabyumva noneho mpita muhamagara ndagije kumuhamagara ndavuga nti ku buzima bwawe Satani ubwo by'igitero kimeze gutya na gutya ariko iyera yo mwijuru idacu rwa kibera irakurengeye kandi irakurwaniriye habaga ati Imana ishimwe kubera ko nanjye ibimenyetso nabibonaga imbere yanjye nanjye ni kubona ibimenyetso byuko Satani ampize nangase angerageje ndi kwibona imbere yanjye Imana ishimwe kubera ko imbereye maso cyane rwose ntabwo waruhiye ubusa ko ari abantu benshi bampamagaye noneho Imana ikagira ibyibambwiraho nkabibabwira ari no kwigeze kuganira aravuga atobwo wagira ngo turi kumwe wagira ngo mbereye mu mutima kandi nta kintu hari yagize gute yari yambwiye ubwo rero turasenga Imana yamwijije gikekora ariko hari n'abandi bantu bampamagara mbanze mbisegureho hari abantu bampamagara ndi bize simbona umwanya wo kubavugisha kuri telefone rero bazajya bihangana nta mutima mubi nta rwango mba bafitiye ntaki ahubwo ari igihe bampamagara nteganye bigatuma ntakora iki ntabasha kubavugisha ariko igihe cyose iyo ntegutse amanimero yose yampamagaye ndabasengera ntiteye kuvuga ngo uyu ni ntuza uri kwavuganye nangase kwavuganye navuga nti byanga byakundi umuntu yampamagaye ari kugira ngo dusengane nangase musengere nanjye aho ndi niherere mituvuga nti noneho uyu muntu wa Mana we mugereho hani uyu muntu wampamagaye mugereho ahari hose yaba ari mu Rwanda yaba ari hanze y'u Rwanda yaba ari Kigali yaba ari mu ntara ahari hose tutamusengera Imana kugira ngo Imana yo mwijuru imugereho kandi nizera ko byanga byakunda Imana nayo ikora ntayo wasengeye gutyo wasanze yagushatse utamufashe nyumugasengera nimero none Imana ikakubwira ibyo ukamuhamagara ugahita ubimubwira kandi atari yabikubwiye Yes, reka mbasuze bakunzi ba Concorde TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndiyatuma Imana Concorde reka mfate umwanya ngushimira wakanze subscribe kadushyigikira tukatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda gusabe umugisha nanjye cyo nasezeranije nuko utabicisha irungu ahubwo ngomba kujya nshaka abakozi b'Imana tukiganirira uyu turi kumwe eka musaba banze abibwiye ndabasuhuje mwese abadukurikiye yego amazina ni Imana ishimwe Jean Damascene kabando umugabo Imana yagiriye neza ikampa umurimo wayo kampagakiza ku buntu se n'ibindi byose Imana inshoboje gukora mu murimo wayo ndabikora uko Imana yabashatse no kuba yabiteguye niko mbikora Imana iduhana umugisha yego Jean Damascene tuguhaye ikaze reka tugusabe udusengere ugango Imana ibane natwe muri iki kiganiro murakoze cyane kandi mbere yo gusenga ndagushimiye kubera ko twongeye guhura kuri uyu munsi Imana iguhereza umugisha kandi Imana ikwitoye cyane tugiye gusenga Imana kugira ngo Imana ibane muri iki kiganiro kubera ko ibintu byose iyo birimo Imana bigenda neza ibintu byose Imana ugomba kuyishira imbere kugira ngo irusheho kukuyobora nawe yaravuze ngo nzakujya imbere reka dusenge Imana kugira ngo Imana yongije ibane muri iki kiganiro kandi ukire kubana kugira ngo tuyoborwe n'umwuka wayo Imana turagushimye kuri umukozi w'umuhanga ushimwe kuko uri Imana y'inyembaraga ushirwe hejuru kuri umunyacyubahiro izina ryawe nirihimbazwe waturinze urinda bacu n'ibyacu imiryango urinda ubugingo bwacu izina ryawe nirihabwe icubahiro watugiriye neza mu izina ryawe rifite imbaraga n'byinshi wakoze ku buzima bwacu amashimwe yuzuye imitima yacu turagushimye izina ryawe nirihimbazwe ngatwemereye mwami Imana yacu muri uyu mwanya turaguhamagaye kugira ngo uze ubane natwe muri iki kiganiro udufashe kwitatu mwiza turi imbere yawe utugirire neza mu izina ryawe rifite imbaraga
tuyoborwe nawe, tuyoborwe n'umwuka wawe. Ibyo urashima ko tuvuga ibyo tuvuga, ibyo urashima ko dukora ibyo dukora mu izina ryawe rifite imbaraga. Niko dusengeye n'abazagikurikira bose mwami Mana yacu, aho dukurikiye muri uyu mwanya bose data kwese mwiza bazafashwe nacyo mu izina ryawe rifite imbaraga. Zacumva afite umutima wihebye mwami wanjye, zumva ihumure ryawe. Zacumva data kwese mwiza afite ibibazo data kwese zasubirizwemo. Zacumva citse intege azongererwa imbaraga kugira ngo izina ryawe rishimwe. Tubagamaye Imana kugira ngo ufatugirire neza. Imbaraga zo gukomera kuzeba natwe. Urakoze kubyumvise kandi kukoze mu izina ry'Imana Mama yacu urakoze. Amen. Umwanya dushimye Imana kubera ko yemeye kudutegura umunsi nk'uyu nguyu. Nanjye none nageze kuri kaburimbo kubona ibintu bimeze neza, kubona mu modoka. Imana itugireza cyane rero. Kwishamba murakomeye. Kwishamba turakomeye nta kibazo. Kubona kazuba kavura ibintu byose bimeze neza nta kibazo. Ubwo rero ubutaha noneho ndifuza ko twazajyana tukagera kwishamba neza neza. Akabaro tuganira nka gutembeza. Urahagera? Narahageze. Ku kirunga neza. We cyane. Turi gukora uriya muferege wo guta kugira ngo imbogo zitazajya zimanuka. Nakoze umuganda. Hari abantu rero batazi ikirunga uko kiba kimeze, babyumva mbese nyine mu bitabo bakumva ngo hari ibirunga biri mu Rwanda ariko batarabigeraho. Ariko umunsi umwe tuzafata ka video ukabereke kugira ngo bakarebe. Hari umuntu kwigeze guhura yigeze kuza kunsura, noneho amaze kunsura tugerana iwacu, kubera ko iyo uri iwacu kwishamba hari ukuntu ureba hepfo ugahita ubona biri ikiyaga cya Burera na Ruhondo. Arangije arambaza ati se biriya bicu bimeze bite? Habandi biriya ntabwo ari ibicu, ahubwo ari amazi. Icyo bita ikiyaga urakiza? Ati iwacu nta biyaga bibaye, ahubwo iwacu habaye imigezi itemba. Ati rero ningize ngo ahubwo ni ibicu. Niyo mpamvu nari nkubaje ngo ko ndi kubona bitimuka, kuko yarahamaze nk'iminsi atari kubona biri guhora ahantu hamwe gutya. Ati ko bitimuka bite byabyo? Ndamusobanurira rero nibyo mpamvu nkubwiye ngo hari abantu bashaka kuba batazi ikirunga icyari cyo. Igihe kimwe uzaze gufata akavideo dukore ikiganiro tuyicaye neza tuhasengere, se dukore amasengesho y'ubutayu bw'amanywa Imana yo mwishiza abantu natwe. Kandi hari ibyo izakora n'ibyo izahindura, kubera ko ijambo ry'Imana ryaravuze ngo nkunda bankunda banshakana umwete nibo bazambona. Ubwo rero igihe kimwe tuzajya gushakira Imana iyo hejuru. Udusanzira mu masengesho turi gusenga tuganira n'Imana, hari ibyo Imana yari iri kudukorera, ndetse hari n'ibyo turi kujya uyibwira kugira ngo n'ubundi yongere kore n'ibindi gire n'ibyihindura. Ubwo niwo mwanya rero usanze twari turimo. Imana ishimwe yo nkwakiye ari ubwa kabiri, nkubaza ukuntu abantu bakwakiriye. Rero abantu bayakiriye neza nta kibazo, mbese muri make agize inshuti nyinshi. Kandi hari abantu twagiye tuvugana, hari abantu Imana iri kugenda ikorera imirimo n'ibitangaza ku buzima bwabo. Rabampamagara bashima Imana, arabambwira ko bafashijwe n'amagambo twaganiriye, avuga nti ibyo byose rero hashimwe Imana, kubera ko niba yatuyoboye niba duhaye cyo kuvuga, itakiduhaye ntacyo twavuga kandi nta nicyo twanakora. Abantu rero banyakiriye neza nta kibazo, ibintu byose bimeze neza, ni amahoro. Kandi none nanjye narabakunze cyane. Imana ikomeze kubahereza umugisha no kubagirira neza. Uzaba nshaka kumenya cyane umuntu waguhamagaye ati mukozi w'Imana nakubonye kuri YouTube ntabwo nkuzi ariko ndi kukugira ngo usengere, none warangiza nawe Imana ikagukora ku maso ukamubwira ibye, ubashobora kuba yarasubijwe mu cyumweru gishize tuganiye cyase akabategereje, ariko binsubiza mu imbaraga bituma numva ko urugendo mba nakoze nkakureba nanjye ntaruhiye ubusa, yuko umuhamagaro wanjye uri kugenda neza cyane. Rwose ntabwo waruhiye ubusa, ko ari abantu benshi bampamagaye, noneho Imana ikagira ibyo ibambwiraho nkabibabwira. Hari n'uwo twigeze kuganira aravuga ati ubwo wagira ngo turi kumwe, wagira ngo mbereye mu mutima, kandi nta kintu hari yagize gute yari yambwiye. Ubwo rero turasenga Imana bamwijije igikekora. Ariko hari n'abandi bantu bampamagara, mbanze mbisegureho. Hari abantu bampamagara ndi bize simbona umwanya wo kubavugisha kuri telefone. Rero bazajya bihangana, nta mutima mubi, nta rwango mba bafitiye, ntaki, ahubwo ari igihe bampamagara nteganye bigatuma ntakora iki, ntabasha kubavugisha. Ariko igihe cyose iyo ntegutse amanimero yose yampamagaye ndabasengera, ntiteye kuvuga ngo uyu ni ntuza, uyu ni ntuza, uri kwavugana nagasi kwavuga
twavuganye navuga nti byanga byakunda umuntu yampamagaye ari kugira ngo dusengane nanga se musengere nanjye aho ndi niherere mitovuga nti noneho uyu muntu wa Mana we mugereho hani uyu muntu wampamagaye mugereho ahari hose yaba ari mu Rwanda yaba ari hanze y'u Rwanda yaba ari Kigali yaba ari mu ntara ahari hose tutamusengera Imana kugira ngo Imana yo mu ijuru imugereho kandi nizera ko byanga byakunda Imana nayo ikora. Ntayo wasengeye gutyo wasanze yagushatse utamufashe nyuma ugasengera nimero none Imana ikakubwira ibyo ukamuhamagara ugahita ubimubwira kandi atari yabikubwiye. Hari uwo byabayeho ahubwo ni abantu batatu byabayeho. Narebye nimero ndavuga nti iyi nimero zampamagaye sinazibonera umwanya wo kuzitaba ariko noneho ndabizi ko iyo dusenze Imana yo mu ijuru itwumva. Vuga none nanjye umwanya nihereranye nawe wa Mana we uri data ndi umwana wawe rero nimba ndi umwana wawe nanjye nsengeye aba bantu mu by'ukuri ngwamagaye nkwizeye nk'Imana ishobora byose uri Imana ibera hose icyarimwe bagereho nubwo ntabashiye kuvugana nabo bagereho noneho nabo batabare noneho mu gihe ndi gusenga mpita mbona umuntu isura ye iraje imbere yanjye kandi simuzi hangije ndamusengera Imana inyereka ibye nyuma yo nza kumuhamagara n'uga nti rero ku buzima bwawe byari bimeze gutya na gutya si ngombwa ko mbirondora byose ngo mbivugira ngawe yarabyiyumviye avuga nti byari bimeze gutya na gutya none Imana yo mu ijuru yambwiye kwikuyikorerwa iki kintu gutya na gutya imbwiye kwigutabaye kwikurangije ikibazo gutya ubwo tuvuga navuga ati Imana ishimwe nanjye ibyo ndi gusengera ni ibyo ngibyo. Noneho nyuma yaho mpita mbona n'ubundi nimero nayo yanshatse nawe ndayisengera mu buryo nkuko nasenze bwa mbere noneho nawe Imana yo mu ijuru itimbwira ngo mubwire ngo vuba byihuse vuba byihuse itumuhamagara nta namba mfite kuri telefone hese nyagura ako kanya mpita muhamagara kuko Imana ivuze ndabyumva noneho mpita muhamagara ndagije kumuhamagara ndavuga nti ku buzima bwawe Satani ubwo by'igitero kimeze gutya na gutya ariko iyera yo mu ijuru idacu rwakibera irakurengeye kandi irakurwaniriye hagati Imana ishimwe kubera ko nanjye ibimenyetso nabibonaga imbere yanjye nanjye ni kubona ibimenyetso by'uko Satani ampize nanga se angerageje ndi kubibona imbere yanjye Imana ishimwe kubera ko imbereye maso ubwo rero ndavuga nti okay Imana iri mu kazi rero handi ngokomera ushikame aho uri hose Imana irakureba ko yaravuze ngo mu ijoro ry'umukara agashishiri k'umukara kari munsi y'ubutare bw'umukara irakabona ubwo umuntu ahari hose Imana yo mu ijuru biri kumureba ibyo akeneye byose Imana biri kumureba kandi Imana ntago ijya ibura inzira inyuramo kugira ngo ikugirire neza niyo mpamvu noneho ingeraho ikambwira ngo uyu muntu mubwire gutya na gutya nanjye nkaguhamagara nkabikubwira Imana iduhereze umugisha rero. Yego nukuri Imana iri mu kazi reka tujye no mu mwanya w'ijambo ry'Imana ntacyo bitwaye twivugira Imana. Umva byo kuvuga ari byinshi muri uyu mwanya byo kuvuga ku Mana ndi kumva ari byinshi kuko ibyo Imana ikora ni byinshi kandi imbaraga z'Imana ni nyinshi ntabwo zifite urugero. Hari indirimbo yavuze ngo ntawarondora urukundo rw'Imana ngo ubwo wafata inyanja zose ngo zikaba nka we ngo ibyatsi bikabuduca umutwe w'abanditsi ngo none ngo ijuru naryo rikaba impapuro ngo abisi bose abantu batuye isi bose ari abize n'abatarize ari abana ari abakuru ari abacecuru ari abasaza bose ngo bakandikaho iby'urukundo rw'Imana ngo ntibabirondora ngo ntibabirangiza ndetse ngo no kw'iryo juru ngo izo mpapuro ngo ntago byakwirwa ariko ndikumva uyu mwanya sinzi ukuntu ibintu byagenze ndikumva nejejwe n'Imana mu mutima wanjye ndikumva ari ibintu Imana yakoze muri iyi minsi nkumva ndushaho gushima Imana nkumva ndushaho gukunda Imana cyane muri iyi minsi. Okay udusabye kuvuga ijambo ry'Imana ariko numvaga ngomba kubanza kuvuga imbaraga z'Imana kubanza nkamamaza Imana buriya mu buzima bwacu busanzwe iyo umuyobozi runaka ari kwiyamamaza nagase ashaka kuyobora ahantu babanza bakora kampani yo kugira gute yo kumwamamaza bagafata abaturage nangase agafata inshuti ze bakabanza bamwamamaza ariko twebwe none ikintu gifite agaciro twamamaza Yesu Kristo kandi nawe yaramaze kwamamara abyumvise neza tukavuga imirimo yakoze ndetse noneho we ibyo azakora akabitumenyesha bitaraba. Imana ihabwa icubahiro cyane kandi Imana yo mu ijuru tubere ku rugamba cyane. Rero muri iyi minsi nabonye igitangaza cy'Imana bese kujya gusengera ahantu Imana yo mu ijuru ibana natwe iduhereza ibihe byiza mbona Imana yo mu ijuru ikoze imirimo n'ibitangaza ntari imperuka kubona mbona ifashe
amahembe irayatwika, mbona amahembe arahiye neza 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 mu bintu ntatekerezaga. Ariko noneho niyo mpamvu ndi kumva iyi minsi nanga se uyu munsi nshaka kuvuga imbaraga z'Imana cyane, nshaka kubanza twaganira ku bintu by'Imana cyane. Kandi noneho iyi minsi ndi kumva Imana yo mu ijuru mbese iri kurushaho kumbyibusha cyane muri njyewe. Ushobora kuba kandi se kavuze kubyibuha kandi akaba ari butoye kuri kamera, ariko njye mu mutima wanjye ndi kumva ndi ikibonge, ndi kumva ndi imboga, ndi kumva ari ibintu Imana yakoze muri njyewe, kumva Imana ndayikunze cyane. Rero reka twiganire ijambo ry'Imana nk'uko bivuze, noneho kugira ngo ijambo ry'Imana rize kugera ku mitima y'abantu badukurikiye, twumve ubutumwa bwiza kumva icyo Imana iri dushaka muri iyi minsi, twumve icyo Mwuka ari kubwira amatorero. Ariko muri iyi minsi Imana yo mu ijuru yambwiye kuzabwira abantu bose tuzahura, nanga se abantu bose nzagira amahirwe yo kuganira nabo ku by'ijambo ryabo, ku by'ijambo ry'Imana, ngo nzababwire ko Imana yo mu ijuru ije gukora kandi ko ije no guhana ku bantu bayisuzuguye. Muri make abantu bayubashe, Imana ije kububahisha. Abantu bagenje nk'uko Imana ishaka, abo bantu Imana yo mu ijuru nabo ije kubakorera ibyo bashaka, ibyo bayifuzaho, ndetse ije kubakorera n'ibirenze. Ariko abantu bayisuzuguye, abantu birirwa mu bitagira umumaro, birirwa mu byaha bivuruguta, igihe kirageze kugira ngo nabo ibyo barimo bagire gute, babireke babivemo, ahubwo nabo bagandukire Imana, kuko ni Imana y'inyembabazi. Kuko Imana yambwiye ngo nzabwira abantu bagire guca bugufi imbere yawe, bagire kuyubaha, kuko igihe kigeze kugira ngo ize ihane abantu ibahoye ibyo bagize gute, ibyo bakoze. Duhanire gukora neza, duhanire kubaha Imana, duhanire gukora imirimo y'Imana, kugira ngo Imana ishusho kuduhemba ibikwiriye ibyo twakoze. Imana iturengere cyane kandi Imana kwitaho cyane. Iyo niyo message nagize ngo mbanze ntambutse ku bantu badukurikiye, nanga se ku bantu turi kumwe muri uyu mwanya. Nizere ko iyo message abantu ibagezeho, kandi Imana yo mu ijuru ishobora kubagira no kubarwanira muri byose. Reka twiyumvire ijambo ry'Imana rero muri uyu mwanya. Ni ijambo ry'Imana tugiye gusanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, turi buze gusoma ibice byaho 28, dusome ku murongo waho wa 6, twumve icyo Imana yo mu ijuru itubwira. Reka duhere ku murongo wa 5, dusome umurongo wa 5 no wa 6. Yego, dufashe udusomere kugira ngo Imana yo mu ijuru. ariko akunkumurira icyo gikururuka mu muriro ntiyagira icyaba. Babandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfe akindutse, ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje, babona ntacyo abaye, barahindura bati ni Imana. Imana iguhereza umugisha cyane kandi Imana ikwitaho cyane. Jambo ry'Imana tubwiye ngo ariko akunkumurira icyo gikururuka mu muriro ntiyagira icyaba. Babandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfe akindutse, ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje, babona ntacyo abaye, barahindura bati ni Imana. Imana iduhereza umugisha cyane kandi Imana yo mu ijuru kwitaho cyane. Abantu bose badukurikiye rero bazaniye ijambo rivuga ngo tutinye kandi ntuterwe ubwoba n'ibikugerageza, kuko nyuma y'ibibazo, nyuma y'ibigeragezo hari imbaraga z'Imana. Imana yo mu ijuru turengere cyane kandi Imana yo mu ijuru kwitaho cyane. Aya ni amagambo Imana, ni ubutumwa bwaje ku mukozi w'Imana, biza umukozi w'Imana Paulo ahuye n'ikigeragezo, ariko noneho abantu bari bamwitegeye. Imana yo mu ijuru ntiyemera kumutererana, ntiyemera kumukoza isoni, ahubwo Imana yo mu ijuru iramurwanira, Imana yo mu ijuru imwitaho cyane. Bibiliya iratubwiye ngo babandi bategereza ko ari bubyimbe nanga ari bupfe akindutse, babona ntacyo abaye. Bishatse kuvuga iki? Shaka ko rusomye iyi mirongo 2 yonyine, noneho umuntu ntamenye ati mbese byaturutse kuki, babandi ni bande, ico gikururuka yagikunkume mu muro bigenze bite, byari biturutse kuki, ugasanga babyibajeho cyane. Ariko ndagira ngo dusubire inyuma gatoya. Iki ni igihe umukozi w'Imana Paulo yari ari mu nyanja, noneho ngari mu nyanja bari kugenda, ngo umuraba uba mwinshi mu nyanja. Bamaze kubona umuraba baye mwinshi, bwato bushatse kurengerwa, nagasinguye barimo ushatse kurengerwa, Paulo arasenga, ariko abo bari bakumwe ati byanga byakunda, uyu muntu ibyo byacitse, turapfuye turashize, ibyacu biraturangiranye. Ariko Paulo abwira amagambo akomeye cyane ati ndabizi ko Imana ikora, ndabizi ko Imana ishobora byose, ndabizi ko Imana ivugana n'umuyaga, Imana itacaho umuyaga utuze. Noneho baragenda, bageze ku nkombe baparitse ubwato, ngo bageze ku kirwa cy'Imerita, niho ibi bintu byabereye. Bamaze kugera ku kirwa cy'Imerita,
ngo bahasanze bene gihugu kuko ngo hari imbeho nyinshi, imvura yari yabanyagiriye, mu nyanja hari imbeho nyinshi, hari ubukonje, babacanira umuriro kugira ngo bote. Imana iturengere cyane kandi Imana yo mu ijuru itwiteho cyane. Mwamaze kubacanira umuriro ngo barota, noneho ngo Pawulo ngafata imiganda y'inkwi ari kuyegeranya ayikoranya cyane kugira ngo umuriro urusheho kwaka cyane, yenyegeza umuriro. Noneho ngo nibwo yagiye kubona ngabona ngincira ngiva muri wa muriro ngiraza nge noneho imuruma ku kiganza. Noneho ngo kumuruma mu kiganza abantu batangira kongorerana. Imana iturengere cyane. Iyo turi mu buzima bwa buri munsi hari igihe abantu bongorerana, iyo turi mu bibazo hari igihe abantu bongorerana. Imana itubere ku rugamba cyane kandi Imana ikwiteho cyane. Iyo tugeragejwe abantu barongorerana bakibaza ku buzima bwacu bagati byanga byakunda, ikigeragezo uriya muntu afite kiramwica, hati byanga byakunda, ikibazo afite, uburwayi afite buramwica, madeni afite aramwica, ibyo byamurangiriye. Ariko nyuma y'amagambo y'abana b'abantu hari ijambo ry'Imana. Jambo ry'Imana ryo ryubaka, jambo ry'Imana ryo rirema, jambo ry'Imana ryo ritabara, jambo ry'Imana ry'umuntu abonera mu busubizo, jambo ry'Imana ry'umuntu abonera mu buzima. Tugira umuhate wo kumva ijambo ry'Imana, tugira umuhate wo gukurikiza iby'ijambo ry'Imana. Imana turengere cyane kandi Imana ikwiteho cyane. Twumva dufite inyota n'inzara byo kumva ijambo ry'Imana. Imana tubere ku rugamba cyane kandi Imana yo mu ijuru ikwiteho cyane. Igihe kimwe Yesu yagiye gusura Mariya na Marita, noneho ngo Marita ashashana ari gushaka ibyo kwakiza Yesu, ari gushaka ibyo kurya, ari gushaka, ari gutegura amafunguro, hajya mu gikoni aje gutegura amafunguro. Ariko noneho Mariya we aje ku birenge bya Yesu ajya gutega amatwi ijambo rya Yesu. Havuga ati byanga byakunda ndabizi ijambo rya Yesu, ijambo Yesu ari buze kumbwira riranyomora igikomere cyose mfite, ijambo Yesu ari buze kumbwira riragira aho rinyambutsa, riragira aho ringeza, ijambo Yesu ari buze kumbwira riragira ku buryo rinkomeza muri njyewe. Noneho ngo Marita ageze nyuma ngahabwira Yesu atari ko mwigisha, ntabwo uri kubona ko umuvandimwe yamvunishije bite, ntabwo uri kubona ko imirimo yambanye myinshi yaza kamfasha. Ariko Yesu amubwira ijambo rikomeye cyane, aramubwira ngo Marita wikwirusha ushashana mw'iyo mirimo, ahubwo dore Mariya yahisemo umugabane mwiza atazakwa. Nawe byakabaye byiza uharanira kumva ijambo ry'Imana, haranira kumva icyo Imana yo mu ijuru ivugana nawe. Imana turengere cyane kandi Imana yo mu ijuru ikwiteho cyane. Nuko noneho Pawulo ngo amaze kumva abantu bamusakurije cyane, amaze kumva abantu bakomeje kumuyombera cyane, arabihorera akomeza kuvugana n'Imana, akomeza kubwira abantu, arababwira ati nimuhumure Imana iri mu kazi, akomeza kubabwira ati nimukomere Imana yo mu ijuru iratabara, akomeza kuvuga ati dufite Imana ikora ibikomeye, dufite Imana ikora ibitangaza. Imana turengere cyane kandi Imana ikwiteho cyane. Yumva ijambo Dawidi yavuze ati Uwiteka dukorera ibikomeye natwe turishimye. Imana tubere ku rugamba cyane kandi Imana yo ikwiteho cyane. Nuko noneho ngo Pawulo avuga ati arega ntimutinye, nubwo ibi ngibi muri kubona ndabizi hari Imana ibasha kubinkuraho, ndabizi hari Imana ibasha kunkiza, mwebwe ntimutinye ibyo ngibyo muri kuvuga, ibyo ngibyo ni ibyanyu, nje ndabizi ko hari Imana ifite imbaraga. Muri make Imana yo itanga ubudahangarwa ku buzima bw'abantu bayiringiye, Imana itanga igitinyiro ku buzima bw'abantu bayikurikiye. Imana turwanire cyane kandi Imana yo ikwiteho cyane. Pawulo yari afite ubudahangarwa, incirira muruma imaze kumuruma, ariko Pawulo arakomera, bategereza ko ikirenge byimbirwa, batavati muriya rero ari kwikomeza mwese mu kanya gatoya turabona byimbiwe. Bakomeza kumwitegereza, bitegereza ku kiganza, bitegereza ku birenge, bitegereza mu maso, babona nta kintu Pawulo abaye, babona Pawulo ni muzima, babona Pawulo umubiri umeze nk'uko wari umeze, ahubwo bakumva amagambo meza ari kugenda ava mu kanwa ke, bakumva imbaraga ziri kugenda zongera kumwinjiramo, bakumva uburyo yari ameze, ahubwo none ibintu byahindutse. Imana turengere cyane, Imana twambika imbaraga. Udukurikiye we turi kumwe muri iki kiganiro, ntuzaterwe ubwoba n'ibigeragezo, ntuzaterwe ubwoba n'ibibazo ufite, kubera ko nyuma y'ibibazo hari igisubizo, nyuma y'ibigeragezo hari ubutabazi bw'Imana. Imana turengere cyane kandi Imana kwitoha cyane. Erega ijambo ry'Imana ryaravuze ngo erega birashoboka ko kurira kwararira umuntu nijoro, ibyo ngibyo byashoboka, kurira wararurira ariko bwaca mu gitondo impundu zikavuga. Yobu nayo yuzuye imbaraga z'Imana, amaze kubona gukora kw'Imana aravuga ngo erega haracyari ibyiringiro ko igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka. Iyo umuntu ari mu mbaraga z'Imana ntabwo atinya ikibazo, ntabwo atinya ibigeragezo, ntabwo atinya ibibazo yahuye nabyo, ntabwo atinya ko abantu bamuvuga, ntabwo atinya ko bari mu madeni, ntabwo atinya ko bari mu ikode yabuze aho kwishura, ntabwo atinya ubukene afite, ntabwo atinya uburwayi afite. Iyo umuntu ari mu mbaraga z'Imana ntacyo atinya, ahubwo aravuga ngo ndabizi nyuma y'ibi byose imbaraga z'Imana zirakora, imbaraga z'Imana ziratabara. Imana turengere cyane kandi Imana kwitaho cyane. Yobu nongera kuvuga amagambo akomeye cyane,
aravuga ngo Uwiteka nzi ko ushobora byose. Amaze kumva imbaraga z'Imana, ngo Uwiteka nzi ko ushobora byose, byose urabishobora, watabara, wakora, warema, wakubaka, warengera. Imana iturengere cyane kandi Imana kwitaho cyane. Dufite Imana idakumirwa, ahariho hose Imana irahagera. Hari mu magereza Imana igeramo igatabara abantu, hari mu matanura y'umuriro Imana igeramo igatabara abantu. Yageze mitabara Saduraka na Meshake na Abedenego, ibakura mu itanura ry'umuriro. Igeze mu rwobo rw'intare ikuramo Daniyeli, avamo ari muzima. Mbese muri make abantu baratugambanira, ariko Imana yo mu ijuru nayo ikadutabara, itabanje kuja kubaza ngo mbese mwa bantu mwe none mbigenze nde. Imana yishakira igisubizo, Imana yishakira umwanzuro, Imana yo mu ijuru yishakira inzira. Imana itubere ku rugamba cyane kandi Imana mu ijuru kwiteho cyane. Ntago Imana igisha inama, ahubwo Imana yo mu ijuru iruruka mu mbaraga zayo, mu bumana bwayo, mu mbaraga zayo, mu bushobozi bwayo, ikavuga ngo ubona ashatse gutabara ndamutabara. Kabone nubwo ibyo byaba byazambaguritse, Imana yazikongera ikabizambura. Kabone nubwo umuntu yaba arwaye ageze kure ahumeka umwuka wa nyuma, Imana yazakamwongerera umwuka. Imana itubere ku rugamba cyane kandi Imana kwitoha cyane. Hari ijambo yavuganye natwe, iravuga ngo mbese umubyeyi abasha kwibagirwa umwana yonsa ntabara uwo yibyariye, ngica akora we yabasha kwibagirwa, ariko nge kubera ko ndi Imana ishobora byose sinshobora kukwibagirwa. Humura ku kibazo cyawe ufite, ku kigezo cyawe ufite, mu rugamba ufite, nanga se mu buzima ufite, Imana yo mu ijuru ntabwo yakwibagiwe. Iryo kosa ntiyarikora, ntikwiye ushobora gukora ikosa ryo kukwibagirwa. Kandi cya kabiri, ntishobora gukora ikosa ryo kukureka ngo ubeho wenyine. Ubaye wenyine itari kumwe nawe, ubuzima bwawe bwahagarara, ibyawe byakwanga, business ukora yahagarara, ntibyagenda neza, wahinga ukarumbya, ariko Imana yo mu ijuru kumwe nawe. Imana itubere ku rugamba cyane kandi Imana yo mu ijuru kwitewe cyane. Ngo noneho ngo babandi dusubira mu biri ku ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo babandi bamara umwanya munini bakibitegereje. Babona Paulo ntiyapfuye, babona Paulo ntiyavyimbiwe, babona Paulo nta kintu yahungutseho, babona Paulo nta nubwo ari gutaka, nta n'uburibwe bwamugezaho. Tasinevozo twapekira nevedosan. Imana turengere cyane kandi Imana kwiteho cyane. Kabone nubwo hari amahwa yatujomba, ariko turi mu gitinyiro cy'Imana, twamba ubudahangarwa bw'Imana, ntabwo tuzumva uburibwe. Kabone nubwo inzara yaturya, ntabwo tuzumva uburibwe, kubera ubugitinyiro cy'Imana, kubera ubudahangarwa bw'Imana. Nubwo twagira amadeni, ntabwo tuzarara tudasinziriye, kubera ko tuzakara Imana yishura. Nubwo twarwara tukaremba, ntabwo tuzapfa gupfa. Imana turengere cyane kamari kwitoho cyane. Duhagara mu ijambo ngo ntabwo tuzapfa, ahubwo tuzarama. Tubwira abantu imirimo y'Imana, tubwira abantu ibitangaza Imana yo mu ijuru yakoze. Imana tube hafi cyane kandi Imana mu ijuru tubere ku rugamba cyane. Bamara umwanya munini bakibitegereje, babona Paulo nta kintu yabaye. Imana tubere ku rugamba cyane kandi Imana kwitoha cyane. Noneho ngo bahindura imvugo. Imana tubere ku rugamba. Iyo turi mu kigeragezo hari amagambo avugwa, noneho niyo gisohotsemo nabwo hari andi magambo avugwa. Imana tubere ku rugamba cyane kandi Imana kwitoha cyane. Kandi gifite agaciro nuko babandi bakwamamaje mu kigeragezo ari nabo n'ubundi bongera kukwamamaza mu gisubizo cyawe. Ntago Imana izakoresha abantu batabigizemo uruhare. Minsi yashize uko turi kumwe tuganira ijambo rivuga ngo Imana ize kuri teri, iza ahantu byabereye, iza ahantu aho byapfiriye. Imana yo mu ijuru abari hiza, abari ikorera imirimo, kugira ngo noneho abavuze ngo arapfuye bongere bavuge ngo dore n'ubundi abaye muzima. Abavuze ngo ibyo birarangiye bongere bavuge ati dore none icyerekezo cy'ubuzima bwiza bwongeye gutangira. Imana tubere kuramba cyane kandi Imana kwitoho cyane. Byaba biturutse kuki? Twituru kuganira igihe Yesu bamutabaje ngo Lazaro ararwaye, ngo yenda ararwaye ararembye, ngameze nabi cyane. Ariko noneho Yesu abasubiza ijambo rikomeye cyane ngo indwara arwaye ntabwo ari iyo kumwica, ngo ahubwo niyo gutuma izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Imana tubere ku rugamba cyane kandi Imana kwitaho cyane. Lazaro noneho baramurwaza, amaze kumurwaza ngo bagiye kubona ngo babona ngo arapfuye, ariko byagaragaye ko apfuye imbere y'amaso y'abantu, ariko imbere ya Yesu ntabwo yari yapfuye. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo dusubire kusura Lazaro, tuje kureba inshuti yacu. Abigisha bamwe ati none se urajya gukora iki kandi yarapfuye, ibyo byararangiye. Ati kandi mwigisha wibuke mbere igihe duherukayo abayuda bashatse kurutera amabuye, wibuke ko twavuyeho bikomeye, ariko Yesu avuga ati biriya byose kwari kugira ngo ngaragaze imbaraga zanjye. Lazaro ntabwo yapfuye, ahubwo arasinziriye. Imana tubere ku rugamba cyane kandi Imana kwitoha cyane. Noneho
Yesu ngafata urugendo aragenda, ageze hafi ngo Marita ahitaza aramubwira ati mwigisha iyo ubura ahangaha musaza wanjye ntabwo aba yarapfuye. Mu buzima bwacu tugeragezwa ariko twavuganye n'Imana, ushobora kurwara ariko wari wavuganye n'Imana, ariko ndagira nkubwire ngo nyuma y'ubwo burwayi bwawe, nyuma y'uko kugeragezwa kwawe, ntabwo bikuyeho icyo Imana yavuganye nawe, ntabwo bihinduye ijambo Imana yavuganye nawe. Uko byagenda kose Imana irinda ijambo ryayo ikarinda n'uwo yaribwiye. Imana tubere kuramba cyane kandi ari kwitoha cyane. Wowe humura, komera, ntutinye ikibazo, ntutinye ikigeragezo, gitinyuke, ugisuzugure, ukigende hejuru, ahubwo wubaha Imana. Buri iyi minsi tukugira ikibazo ugasanga umuntu noneho atinye ikibazo afite, nanga se ugasanga ahangayikishijwe n'ikibazo afite. Ariko reka guhangayika, Yesu yaratsinze, Yesu ni muzima, Yesu ni umwami, Yesu arakora. Imana tubere ku rugamba cyane. Yesu yaragiye amaze kugera kwa Mariya na Marita, ahita ategeka aravuga ngo dore Lazaro ntabwo yapfuye ahubwo arasinzire, ahubwo ngo Lazaro sohoka mu gituro. Lazaro ngavamo ari muzima, avamo ari muzima. Nubwo yasohotse ibintu byari bikomeye, abantu bavuze bati dore wa muntu ukuntu yabakundaga, none dore ni haje ibintu byaranye. Ariko Yesu tasia nevozo topekere nevedo sanse, nta gihe ntarengwa agira cyo gukora. Igihe cyose arakora, nubwo wabona ko igihe cyarangiye, nubwo wabona ko igihe cyawe cyo gutabarwa cyarangiye, ariko Yesu ahangaho ni haje gukora. Ongera wizera Imana, ubura amaso yawe ubone imbaraga z'Imana, ubura amaso yawe ubone gukora kw'Imana. Reka kureba ikibazo ahubwo reba imbaraga z'Imana, reka kureba ibiguhangayikishije ahubwo reba gukora kw'Imana. Imana tubere ku rugamba cyane, Imana kwitoho cyane. Paulo yari afite impamvu yo gutuma ahangayikishwa no kubona incira imuriye, kuko ubundi incira yakuryaga bigahita bikurangirana. Ariko Paulo yaravuze ati mwijuru hari Imana ikora, mwijuru hari Imana itabara, ndabizi mwijuru hari imiti itandukanye n'iy'abana b'abantu. Aravuga ati njyewe ibyo kuba incira indiye ibyo ngibyo ntaco bimbwiye cyane. Ndagira ngo nkubwira ngo dukurikiye muri uyu mwanya, gira gutuza, gira kwihangana, gira gukomera, ahubwo nurushaho gusenga Imana, urushaho kwegera Imana, urushaho kubana nayo, kuko yavuze ngo nunyegera nanjye nzakwegera. Imana tubere ku rugamba cyane. Ikimana ishaka no kuyegera, ikimana ishaka no kuyiba hafi, ikimana ishaka no kuyubaha, ikimana ishaka no kugendana nayo, ubundi ikakujya imbere hataringaniye ikaringaniza. Imana tubere ku rugamba cyane kandi Imana kwitoha cyane. Kandi yaravuze ngo kubwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa. Imana dushigiye cyane kandi Imana kwitoha cyane. Yesaya yarabyumvise ahita avuga kuko umwami Imana azantabara, nico gituma ntamwara, nico gituma ntatinya, nico gituma nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare. Imana tubere ku rugamba cyane. Nawe uzatabarwa, nawe igihe kizagera iririmba indirimbo z'amashimwe, nawe igihe kizagera impundu zivuge ku buzima bwawe, nawe igihe kizagera babandi bakuvuyeho bongere bakugarukire, kuko Imana yadusengeye kuvuga ngo ntituzabagarukire ahubwo bazatugarukira. Abakwanze bazakugarukira, igihe nikigera bazagaruka kandi bazizana. Imana izakoresha itegeko baze bizanye. Imana tugire neza cyane kandi tubere ku rugamba cyane. Wowe cya bugufi wizera Imana, Imana yo mwijuru izabigenza neza, Imana yo mwijuru izakora ibikomeye, kandi none uzabibona nawe ubyibirebesha amaso yawe, ko nubwo bizakubera nk'inzozi. Ukaba uko Dawidi yavuze ngo igihe Uwiteka yagaruraga abanyazwe twari tumeze nk'abarota, nawe uzamera nk'uri kurota. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo kuko Imana yavuganye nawe, nubwo Imana yaba itaravuga nawe nta nzayimana ufite, ariko senga Imana. Hari ikimana yo mwijuru yaguteguriye. Kunda kubwira abantu nti amahirwe twagize nuko Imana yatumenya abantu bataratumenya. Twari kugira ikibazo iyo abana b'abantu batumenya, Imana yo mwijuru itari yatumenya, cyari kuba ari ikibazo. Ariko Imana yatumenye abantu bo bataratumenya, niyo mahirwe twagize. Imana turwanire cyane kandi Imana kwitoha cyane. Bivuze ngo nimba ratumenye abantu bataratumenya, abantu batumenye dukuze, abantu batumenye twamaze kuvuka, ndetse ntago bari bazi ico tuzabaco, ariko Imana yarizi ico tuzabaco, yarizi ubuzima tuzabamo, yarizi inzira tuzanyuramo, yarizi urugamba tuzahura narwo. Imana tubere ku rugamba cyane kandi Imana kwitoha cyane. Niyo mahirwe dufite, niyo mpamvu baturoga ntidupfe, kubera ko batumenye Imana yaratumenye kera. Niyo mpamvu badutega Imana igategura, batumenye Imana yaratumenye kera. Imana tubere ku rugamba cyane kandi Imana kwitoha cyane. Kandi gifite agaciro nuko Imana ijya kuturema ntawe yabanje kugisha inama. Ntawe yabajije ngo mbese Jean Damascene Murema ari umuhungu avuka ari umuhungu nanga se avuka ari umukobwa. Ntawe yabajije. Na mama umbyara ubwe ntabwo yarazi nimba zambyara ndi umuhungu cyangwa se nimba ndi umukobwa. Imana tubere ku rugamba cyane, Imana kwitoha cyane. Rero ngavuga ngo ayo ni amahirwe dufite, kubera ko Imana yatumenye kera.
tutaravuka, tutarabaho Imana yo mu ijuru yari ituzi. Kandi mu byo yaduteguriye ubuzima bwiza. Imana turengere cyane kandi Imana kwitaho cyane. Buriya nta sezerano ry'ikibi dufite, nta sezerano ry'ikibi dufite, kuko iyo dusenze nta muntu Imana ibwira ngo wowe ubwawe ngo dore ngo nkugiriye nabi, wapi. Ahubwo amasezerano Imana itanga ni amasezerano y'ibyiza. Ibi bizamo ari kugira ngo biduce intege. Kaba nubwo duhura n'ibyo kuduca intege rero, muvandimwe udukurikiye, ntugacibwe intege n'ibigeragezo ufite, ntugacibwe intege n'ibibazo ufite. Ibyo ngibyo ni ibyivanzemo hagati yacu no kugira ngo Imana yo mu ijuru isohoze ibyacu. Iyo tuvuganye n'Imana hari ibintu byivangamo Imana yo mu ijuru itatubwiye. Ibyo byivangamo rero byo kuduca intege kugira ngo noneho tuve mu byizerwa, tuve mu murimo w'Imana, tuve hafi y'Imana. Ariko ibyo ngibyo biteye gutuma tuhava, ahubwo tuvuge ngo iyavuganye natwe no kubikora izabikora. Iyavuganye natwe yabitubwiye twebwe ubwacu tutayibwiye ngo ivuge. Yubwo twayigireho umugisha, irangije idusezeranya ubyiza, idusezeranya ubugingo, idusezeranya amahoro, idusezeranya ubuzima bwiza. Bivuze ngo icyo yavuganye natwe byanga byakunda Imana yo mu ijuru izagikora, izagisohoresha kwiyubahisha, izagikora kugira ngo menyekane ko ari Imana. Imana kwiteho cyane kandi Imana yo mu ijuru idushigikire cyane. Imana kwiteho cyane. Hagira ngo abantu badukurikiye muri uyu mwanya bumve ko muri uyu mwanya ibyo Imana ivuga byose, yaca mu buhanuzi, yaca mu ijambo ryayo, mwibi byanditswe byera, byose uko byagenda kose Imana yo mu ijuru izabikora. Nta kirogoye umugambi w'Imana rero. Icyo Imana yagambiriye no kubikora izabikora, icyo Imana yavuze no ku buzima bwawe izagisohoza. Imana kwiteho cyane kandi Imana kwiteho cyane, idushigikire cyane. Muri iyi minsi ndimo kubona ibimenyetso by'ubutabazi ku buzima bw'abantu bayiringiye. Ndimo kubona ibimenyetso, ndi kumva imirindi yo gutabarwa. Imana kwiteho cyane kandi Imana idushigikire cyane. Biri tubwira iki? Natubwira ngo muntu higeze abwira umugaragu we, ubwo nimuvuga abantu basomye Bibiliya bari buze guhita bamumenya, aramubwira ati noneho sohoka undebere hanze ukuntu ibintu byifashe. Ubwo ngo ako ni akantu mashyizemo kugira ngo buri muntu wese azajya aharanira gusoma ijambo ry'Imana. Tisohoka hanze urebe uko ibintu bimeze. Arasohoka, ageze hanze avuga ati nta kintu mbonye. Ati oya ongera uje kureba ubwa kabiri. Ageze n'undi avuga ati nta kintu mbonye. Aranyavuga ati ongera ubwa gatatu uje kureba. Ngageze aravuga ati okay, hari akantu mbonye agacu gatoya, ni gatoya cyane ariko kangana n'ikiganza. Hitavuga ati ako ngako karahagije kugira ngo imvura igwe. Ntabwo Imana ikeneye ibintu byinshi kugira ngo ikore, ntabwo Imana ikeneye ibintu by'amenge kugira ngo ikore. Akantu gatoya ko konyine karahagije kugira ngo Imana yo mu ijuru ikore. Ako gacu nubwo kari gatoya, kari gahagije kugira ngo imvura igwe, kari gahagije kugira ngo abantu bongere batabarwe. Nawe rero ku buzima bwawe nubwo kaba ari akantu gatoya, uri kubona akamenyetso gatoya uri kubona ku buzima bwawe, ako ngako karahagije kugira ngo Imana yo mu ijuru ikore. Muravuga ngo ntabwo Imana ikorera ku bwinshi bw'ibintu dufite, ahubwo noneho Imana yo mu ijuru ikorera ku guca bugufi twagize imbere yayo. Imana turengere cyane kandi Imana kwiteho cyane. Kandi ikindi yaravuze ngo uwicisha bugufa kubaho Uwiteka ingororano ye ni icyubahiro n'ubukire n'ubugingo. Imana tubafi cyane kandi Imana yo mu ijuru kwiteho cyane. Bivuze ngo ubukire ni isezerano, icyubahiro ni isezerano, n'ubugingo nabwo ni isezerano. Niryo sezerano riherukira andi masezerano yose. Andi masezerano tuyabona tukiri mu buzima busanzwe tugihumeka umwuka w'abazima. Ubukire ni ngombwa ko tubona tugihumeka umwuka w'abazima, icyubahiro ni ngombwa ko tukibona tugihumeka umwuka w'abazima. Ariko ubugingo bwo buza kuri finali, ubuzima bwacu bwageze gute? Bwarangiye. Imana turengere cyane kandi Imana kwiteho cyane. Ndagira ngo muri uyu mwanya rero abari badukurikiye muri uyu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana, nangase twabaganizaga ku ijambo ry'Imana. Imana yo mu ijuru bahereza umugisha, Imana yo mu ijuru bitewe cyane, Imana yo mu ijuru ibarwanirire kandi Imana yo mu ijuru ikomeze kubarindira aho bwabo batashobora kwirindira, kuko yabanye na Paulo ku kirwa cy'Imerita. Aba ariko nabo ibana nabo aho waba uherereye hose mu kibazo cyawe, aba ariko Imana yo mu ijuru ibana nawe. Kandi Imana yo mu ijuru ikwambika ubudahangarwa kugira ngo ntuhangarwe n'amahembe, kugira ngo abapfumu ntibagufataho ijambo, kugira ngo ibibazo ntibigufataho ijambo, ahubwo noneho Imana yo mu ijuru ivugane nawe muri uyu mwanya. Ijambo ryayo aho ryo rikugeraho, ryongere rikubake, ryongere rigushigikire, ryongere rigukomeze mu mutima wawe, ryongere riguhumurize, ryongere
rikomeze intambwe z'ibirenge byawe kugira ngo Imana yo mu ijuru ishobore kukugira neza, ishobora no kukurengera cyane. Arakoze cyane wadukurikiye. Imana ibaze umugisha bumvise ijambo ry'Imana, Imana yo mu ijuru bahereza umugisha. Reka mbabwire ngo mwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana yacu ishimwe. Turi kugana ku musozo, reka tugusabe utange nimero, n'ubundi abifuza yuko mwafatanya gusenga bazaguhamagare, ubundi dusoreze n'isengesho. Nimero ni 07 3 4 2 7 2 9 0. Iyo niyo nimero yanjye. Shaka kumpamagara wifuza ko twasengana, wampamagara nta kibazo. Reka dusenge Imana muri uyu mwanya. Ariko mbwira abantu bose bari bafite ibibagerageza, bari bafite ibyo kubaca intege uyu mwanya, dufatanye gusenga Imana muri uyu mwanya. Duhamagara Imana yo mu ijuru ibiteho, ibashigikire, ibane nabo nkuko yabanye na Pawulo. Siko wowe ntabwo ukeneye ko Imana yabana nkuko yabanye na Pawulo ku kirwa cy'Imerita. Turabikeneye. Babikeneye bose rero tugiye gufatanya, duhuriza hamwe kwizana kubundi dusenga Imana. Imana yo mu ijuru ibashirike cyane, kandi Imana yo mu ijuru ibabere ku rugamba. Kadusenga Imana mu izina rya Yesu. Data twese mwiza, urera, urakomeye, urashoboye, izina ryawe nirihimbazwe. Ugira neza, uri Imana ikomeye, uri Imana ishoboye, uri Imana ifite imbaraga, ufite ubutware, ufite ubushobozi, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ndagushimye muri uyu mwanya kubw'ijambo ryawe, ndagushimye muri uyu mwanya kubw'umugambi wawe, ndagushimye muri uyu mwanya kubw'umuteguro wawe, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Twumvise ijambo ryawe muri uyu mwanya, nsengeye abantu bose Data kwese mwiza bumvise ijambo ryawe, nubahereze umugisha, nubagirire neza, nubarwanirire, nubarengere, nubatabare. Imbaraga zawe nizigere kuri bo mu izina ryawe ryera Kristo. Imbaraga zawe zabanye na Pawulo ari ku kirwa cy'Imerita. Uwiteka Mana ishobora byose, nubwo bye Data kwese mwiza byagaragara ko ubuzima burangiye, bigaragara ko Data kwese mwiza ibyo bihindutse, ariko uri Imana idakangwa n'ibihe n'imisi, Imana idakangwa n'inshira, Imana idakangwa n'amahembe, Imana idakangwa n'abapfumu, Imana idakangwa n'abarozi, Imana ishobora byose, zina ryawe nirishimwe. Ndakwinyize kugira ngo muri uyu mwanya bantu bawe Data mwiza bumvise ijambo ryawe, nubambike ubudahangarwa bwawe, nubambike igitinyiro cyawe, nubambike imbaraga zawe, nubarengere kandi nubatabare. Bafite ibyifuzo bitandukanye, bibazo bitari bimwe, buri wese mwami wanjye nugere ku kibazo cye, ugire Data kwese mwiza ku kibazo cye mwami wanjye ugihindura igisubizo, kugira ngo izina ryawe rishimwe. Nyamira imbaraga zigaragare ku buzima bw'abantu bawe, ugaragaza imirimo n'ibitangaza. Uri Imana idahinduka, uko wari uri kera n'uyu munsi wa none ni kuri. Imbaraga kweshaga kera n'uyu munsi uracyazifite, izina ryawe nirishimwe, izina ryawe nirihimbazwe. Ndagushimye kubera Tesine Vozoya, ndagushimye kubera kuje gutabara abantu bawe, ndagushimye kubera ko mwami wanjye uje kurengera abantu bawe. Data kwese mwiza ndagushimye kubwo Data mwiza ugaragaje imbaraga zawe, garagaje gukora kwawe. Tesine Vozo topekera neveromano, ndagushimye muri uyu mwanya, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Urakoze cyane kuri Imana yumvise gusenga kwacu, urakoze cyane kuri Imana yabanye natwe muri uyu mwanya, urakoze cyane mu izina rya Yesu mwami wacu, amen.